umushumba kizoshumba gahora zihishe zigashungwa oya mumbwire munasobanure njya nihumure dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure yemwe ntore n'intore kazi mutubwire dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure yemwe bambarira icyo cyama mike banure dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure bagira agatsiko nimwitsimbe mutatubwiye dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure umeneza ibyabaye muri gakondo dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure no mu rugwiro nimukagwire ndabihanuye dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure muze duhurire ku rurembo murembera dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure cyangwa duhurire ku rucunshu duca amacuho dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure reka bukungurira gakondo kandi ntosho ziko mwiganji ese uri hehe ko za mpehe zahongoye umukumbi nukiri wose ubu n'amahaho n'amahwemo n'inkinzuki zitagira urwiru n'ingabo zitagira umutware dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye ihumure dukeneye kuva mu gihirahiro dukeneye Ubumwe uyu munsi turi kuwa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radio Ubumwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari we Christine Mukama mwamutwumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Ubumwe musuhuze abanyarwanda ndetse munasuhuze nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda mu karere ndetse no ku isi yose. Murakoze François ndabumva cyane mwese nabasuhuzaga abari gukurikira iki kiganiro n'abazacyumva cyarahise mwese ndabasuhuje ngira nti muhorana amahoro y'Imana n'umugisha wayo iteka. Murakoze cyane. Murakoze cyane Madame Christine Mukama. Ni by'agaciro kuba tugiye kuba tubafite mu kiganiro uyu munsi ngira ngo tuze kuganira ku ngingo zigera kuri nimwe turibuza kudevelopamo nk'eshatu turibuza kugaruka kuri Paul Rusesabagina dushaka kugira ngo wongere unadusangize ko amerewe bimeze gute arimo aramenyera umwuka muzima cyane cyane ko tubizi ko hariya muri za mageragere buriya abantu baba basenga cyane kubera ko ubuzima ntibuba bworoshye hari byinshi cyane abantu baboneramo ni experience nyinshi cyane yanyujijwemo akaba ari n'iby'agaciro kuba dufite umuntu wanyuze muri biriya bintu uza vuga inkuru ibibera hariya hantu tukaba turuze kureba ku makuru yasohotse ku itariki ni muri iki cyumweru n'ubundi ukwezi ku itariki 11 no kuvuga iminsi atushize twabonye muri New York Times bigaragara ko abanyamerika barimo rwose kugumya kotsa igitutu wa mugabo wavuze ngo pressure hano ngo nayibaho aho twabonye muri New York Times kinyamakuru cyo muri New York cyandika kuri Paul Kagame aho cyagize giti ku mutwe w'iyo nyandiko aho ivuga ngo he is a brutal dictator and the one of the West's best friend. Tugenekereje aho bashaka kuvuga bati ni numwe mu bantu babicanyi ba president babicanyi baba dictator donc babanyagitugu numwe mu ba president babanyagitugu kandi akaba numwe mu nshuti z'abanyaburayi n'abanyamerika anga twaragize tuvuga tuti ibi bintu bishatse kuvuga iki
igihugu cyahoze umuntu wahoze ari sheri shushu n'abanyamerika, sheri shushu n'abanyaburayi bigenze gute, iyi divorce ivuye hehe yihuta cyane kugeza ubwo rwose ubona ko Amerika ariyo irimo noneho utangira gushushanya Kagame uwo ari we, bamuhamagara mu mazina ye, aho ku mutwe bavuga bati rwose he is a brutal a dictator and one of the western country best friend. Iki ni ikintu gikomeye cyane, bigaragara ko high table kwa Kagame bayigije ku ruhande rwose, barimo baramusunika kure yayo, aho nawe ubwo azajya ayireba akanayitinya, kuko ibi bintu biratangaje cyane kuba tubyumva ku muntu rwose tuheruka ba Tony Blair na ba Clinton bavuga bati our kind of man, our kind of guy. Tukibaza tuti ese koko ibi bintu byaje gute, ibi bintu byatangiye gute? Akaba ari ikibazo tugomeje kugenda turimo twibaza tuti ibi bintu bihatse iki, ibintu bimeze gute? Turi none ni aho twavaga mu minsi 3 gusa. Ejo twabonye inkuru yaduteguzaga ko uyu munsi kuwa gatanu, aho bita muri Lesotho, capital city yaho cyangwa capitale yaho bita Maselo, ambasade ya Amerika izakora promotion cyangwa izamamaza filime ya hoteli Rwanda ya Paul Rusesabagina, aho barangije bavuga bati muhaguruke dushyigikire uriya mugabo ushaka amahoro, uriya mugabo ushaka kurwanya ikibi. Ibi ni ibintu bikomeye cyane turimo kuvuga tuti ko Amerika irimo gusunika cyane, ni ibiki birimo bitambuka, ese bimeze gute? Twasubira inyuma twareba uko byaje kugenda muri cya gihe cya Blinken ubwo yanyuraga i Kigali, bakaba baramusuzuguye cyane rwose, kandi ibyo yabasabaga byari ibintu biri clear. Tukaba tubizi twese ko yinjiye hariya abasaba ibintu bigera kuri 4, aho yabasabaga ko bagomba kuvana ingabo muri Congo, bakafungura poste Sabagina, bagafungura imfungwa za politike n'abaharanira uburenganzira bwa muntu, bagafungura urubuga rwa politike. Muri ibyo bintu 4 babasabaga, kimwe baragikoze, bafunguye Paul Sabagina, ariko ibindi 3 biracyari ku meza. Tukaba dufite n'amakuru avuga ko rwose umuntu bita Samantha Power ubwo yari akiri mu burenganzira bwa muntu Kigali yamwise interahamwe bayabarukumbura rwose, n'abandi bategetsi bose bamwise interahamwe bagira gute, biza kurangira noneho wicaye ku kigega cya U.S.A gifasha u Rwanda, aravuga ati njyewe ntarabona Kagame aduha icyezezi kuri ibi bintu 4, amafaranga nzayicariraho rwose ntayazabona. Kuryo twanumvishije ko n'indege yatwaye Paul Sabagina imusubiza muri Amerika, babwiye Kigali bati tuzayakata n'umuramwe tubafasha. Ibi kwereka ko abanyamerika bafite rwose amagambo akomeye kandi akarishye ku gatsiko. Tukibaza tuti byagenze gute, bishe gute? Reka noneho dutangire Madamu Christine Mukama, dutangire kuri inkuru yo mu kinyamakuru cya New York Times. Ni ikinyamakuru Kagame yaganyuramo rwose ugasanga kimusherishinga, ariko uyu munsi kikaba kiranditse kiti Kagame is a brutal a dictator and one of the western best country best friend. Ati Kagame ni umunyagitugu w'umwicanyi kandi akaba n'inshuti y'abanyaburayi n'abanyamerika. Iyi nkuru yatangaje abantu benshi bakibona bavuze bati ese birashoboka, bigenze gute, divorce yabaye ryari, iyi mariage ihagaze ryari,
nkaba navuga ngo iriya nkuru muribona gute ko turimo kubona ibyo kwa Paul Kagame birimo kugenda bisenyuka nk'uko twabivuze mu myaka yose yashize. Urabyibuka ubwo wari musenga cyane uvuga utari ku Kagame Imana yamukoreyemo akadufungurira process abagina wacu tukareba ko rwose Imana yamukoreyemo. Wasabye pasika kandi warayibonye, ahubwo navuga ngo wari uzi ko White House hari ahantu bafunguye cyangwa bakanze hari ikigiye gufunguka. Ibi nabyo dushobora kubitekerezaho. Ngira ngo ugire icyo tubwira kuri ino nkuru ya New York Times aho bavuga bati Kagame umuperezida w'umunyagitugu w'umwicanyi kandi akaba ari n'inshuti y'abanyaburayi n'abanyamerika. Ntabwo iyi nkuru iryohereye mu matwi y'agatsiko. François urakoze cyane. Ikibazo ubajije kiraremereye kiranakomeye kuri njyewe utari umuntu analyst politician. Ntabwo urumva ndi umudamu ndi mama, yego politike ndayikurikira nkayikora, ariko ibintu nk'ibyo buriya byagomba abantu nk'abakambanda nibo njya numva bakora za analyse ziteye ubwoba zihambaye, ariko nanjye ndagerageza nk'umumama nkubwira icyo mbitekerezaho personnellement. Icyambere naheraho ni ukubanza kukubwira ko wari wambaje uko Paul Rusesabagina ameze nk'umuturanyi. Nakora ko ameze neza, yashyikiranye n'umuryango we n'abaturanyi, aratambagira aradusura turamubona ameze neza rwose, ibyo nta kibazo na gito gihari. Tukaba dushima Imana ko amaze kumenyera nyine ubuzima busanzwe nk'uko yari aburimo mbere. N'umugisha bazabati rwose umusaza wacu azatuganiriza ryari. Hari abantu b'i Kigali bambwira bati Kagame yaradukanze igihe kirekire ariko yajya yabona Paul Rusesabagina yatweretse ko burya ari baringa dutinya ubwoba. Yego umusaza buriya azabonera ubwanya buriya azabavugisha, c'est sûr, birumvikana nawe arabakumbuye, yarakiramukanye nyine n'umuryango n'abaturanyi. Hanyuma rero ibyo nabirangiza azaramutsa n'abandi bo hirya no hino no ku maradiyo wenda azahagira sinabimenya, ariko ikibazo cyo ni uko ameze neza kandi ashima Imana, kandi natwe twese tugashima Imana. Yes, nkaba rero nshimira nyine na Paul Kagame na guverinoma y'u Rwanda yumviye rirasengesha Imana yabahumekeyemo rwose. Ntabwo mbishidikanya ko yabahumekeyemo, niyo yaba yabahumekeyemo ikoresheje pressure cyangwa igakoresha ikindi kintu bashaka icyo ari cyo cyose. Twebwe nka famiye n'inshuti twavuga igishoboka cyose kibeho, ariko umuntu wacu tumubone. Urumva nyine nkawe uvuga umuntu w'inshuti cyangwa umubyeyi cyangwa umuvandimwe, ikintu usaba Imana uravuga uti muwaye zose zibaho zishoboka zikorwe, ariko umuntu wacu atugereho. Tukaba tubashimira nyine agatsiko rwose turabashimira. Namwe mwarakoze, mwumviye ubutumwa bw'Imana cyangwa se mwumvira pressure cyangwa se mwumvira umutimanama wanyu. Icyo mwumviye icyo ari cyo cyose mukarekura umuntu wacu, ni ukuri turabashimira. Ahubwo mukomereza aho murekure n'abandi. Imana yabwo icyubahiro. Roho Mutagatifu yamanukiyeho, ntabwo twabishidikanya, kuko burya umuntu yakoze ikintu cyiza byanze bikunze ni umwuka mwiza uba wa Roho Mutagatifu wamugiyeho bigatuma akora icyiza. Paul Temoye yaba yamuteye gukora ibyo byose, ariko iyo birangije ari icyiza ubwo Imana ibibirimo, kandi n'ubikoze nawe agomba gushimirwa, kuko icyo tugamije amfete twebwe ni ukureba ahantu abanyarwanda bahurira, ni ukureba icyaduhuza, ni ukureba ikintu cyatuma tubonana tuganira. kandi ntekereza ko Paul Rusesabagina ashobora kutubera iteme rikomeye, rya teme Kizito Mihigo yaririmbye avuga ko iteme ari imbabazi, true reconciliation, Mutagatifu Kizito Mihigo yigishaga. Ntekereza ko tugeze kuri Paul Rusesabagina iryo teme ashobora kuritwubakira ku buryo bworoshye kandi rikaduhuza, kandi ku buryo bukomeye, cyane cyane ko yaranyarutse aragenda asura nyine icyo gihugu muri Mageragere, abona bababaye ukuntu bababazwa, azi uburyo bababaye, none hagaruka no hanze kuvuga inkuru y'ukuntu yabonye igihugu kimeze,
muri we aravuga ati dukeneye guhura twese, dukeneye kubabarirana, dukeneye kujyana ihumure, iri humure tuvuga turirimba dushyira muri za siroga za politics, tukazishyira mu ndirimbo zacu, iryo humure ni ry'abanyarwanda bakeneye. Ngarutse rero kuri kiriya kinyamakuru wavuze cya New York Times cyanditse biriya, birumvikana ko abanyamerika bakundanye n'u Rwanda. Kuri ye nta nubwo mbibonamo ko ari divorce, ntabwo mbona ko ari divorce abanyamerika bakoreye igihugu cy'u Rwanda, ahubwo mbona ari nka kwa kundi uba ufite umwana wawe kandi ukunda, noneho umubyeyi rero mwiza ni umubyeyi ucyaha umwana. Urumva Amerika, Uburayi ni abantu bakurikiza demokarasi. Demokarasi bivuga umuntu wemera amatora y'ukuri, umuntu akayobora ari uko bamutoye kandi binyuze mu kuri, nta gucitingana, nta kwiba amajwi. Demokarasi biba bivuga ahantu bubahiriza uburenganzira bwa kiremwamuntu. Demokarasi biba bivuga ahantu justice ikora, ubucamanza bukora neza. Noneho rero wumvise, tekeza uri nk'aho Amerika cyangwa UK, ukumva umwana wawe u Rwanda wareze, umwana ukunda, umwana ufasha, umwana ufasha ko akomeza agatera imbere. Kumva umwana wawe abantu bamwe baravuga ko ari igihararumba, kumva umwana wawe bamwe baravuga ngo ni dictator umwana ni dictator, umwana wawe ngo mbese arakora ibyo udakora wowe. Ubwo si umubyeyi, urumva ikintu watekereza n'igihe cyuri umubyeyi ni ugufata nk'akanyafu ukanyuza kuri wa mwana wawe ukamubwira uti ndagukunda, ariko ugomba gukora nkanjye, nakweretse urugero nawe rukurikize. Ntekereza ko ari muri urwo rwego Amerika ibikora, ije kubwira Paul Kagame iti kurikiza ubutabera, amatora niba agiyeho natorwe, nako najye mu buryo butari bwo kwiba, mureka abaturage bihitiremo abayobozi babo, nta kwiba amajwi, mwifungira abantu gusa nk'uko bafunguye Paul Rusesabagina. Mbona ko umubano wa Amerika n'u Rwanda twese tunifuza ko wakomeza, ahubwo tukifuza ko Paul Kagame yakwigana nyine Amerika, izo UK n'izindi puissance zigenda ko ku mahame ya demokarasi nawe akayagenderaho. Nicyo mbona. Madame Christine, Kagame nabo bafatanyije barakubwira bati igihugu cyaratuvunnye, igihugu cyaratuvunnye. Kandi koko mu by'ukuri iyo demokarasi we ntayikozwa, kuko yaza kuba yikozwe amasezerano yarusha yari yabikemuye byose, ariko baravuga ati njyewe nta kundi mu matora nzaba popira, ntabwo bishoboka, ngenda umusirikare azatora abasivile. Byarumvikanaga, ahitamo kunyura ubusamo indege ati tiku hasi. Ariko urabona ko banamukingiye ikibaba nibyo, ahubwo ikibazo dufite ni kimwe, ibyo yakoraga barabibonaga. Imyaka 20 n'ingahe irashize, byaba bigenze gute kugira ngo noneho atangire kumva ko wa mwana w'igihararumbu bagomba kumukubita iminyafu? Buriya murakoze cyane kugarurira subject. Buriya ikintu mbona ngewe nuko Paul Kagame nk'umwana nawe wifuza kugiza urugero rw'umubyeyi umukunda kandi wamureze kandi ugikomeza kumwitaho, numva yakagombye kubumvira. Ikintu cya mbere yakoze nyine byari kuri agenda ya Secretary Blinken, uko ari bine afite icyo yubahirije cyagezweho, kurekura umusaza wacu Paul Rusesabagina. Ikindi cya kabiri bamusabaga n'uburenganzira bwa kiremwamuntu, ubwo wenda bari kubyiga ingamba z'ukuntu babikora neza kurusha mbere. Ikindi bamusabaga ni kurotira M23 ikava muri Congo. Ndakeka ni wowe ukomeza ukunda, ni wowe komanda w'urugamba, ubwo ngubwo uzi aho bigeze, aho bijya bishyira. Ariko twifuza twebwe abanyarwanda n'abantu bakunda amahoro yuko imirwano yahagarara, M23 igasubizwa mu buzima busanzwe, barekareka abakongomani bakabaho neza, bakabana nabo. Noneho n'abanyarwanda bayivuga neza. Reka nkunganire, uvuga ngo M23 igasubiza mu buzima busanzwe, M23 ntibaho, ukavuga uti RDF igataha nk'uko UPDF yatashye. Yes, kuko barabita 23 n'abakongomani. Ibibazo byabo ni ibibazo bya politiki,
niba bashaka kwinjira mu butegetsi nibagende bajye ku misozi iyo bavuka biyamamaze nk'abandi, ariko ntabwo bagomba gutegereza ko u Rwanda rubafata rugashyira muri izo ntambara kugira ngo bazamuke, uwari kaporari ahita aba generali. Turabazi abantu bavuye mu Rwanda barabaserije bagahita baba generali, turabazi benshi cyane, bari benshi cyane bari hariya. rwose ibyo rero nibabikore, RDF isubire hariya n'abana b'u Rwanda bakomeza gupfira kuri ruriya rugamba rudafite icyo rusobanura. Ababyeyi bararize barihanaguye ngo bababuza no kurira. Ibyo rero nabikora vraiment kubahiriza agenda ya Secretary Blinken yari yanashyizeho good governance, yashaka kumubwira yuko bakeneye alternance. Igihe kirageze ko Paul Kagame yabona ko ananiwe agashaka umuntu umusimbura mu mahoro, nta ntambara zibaye, nta bwicanyi bubaye. Muri RPF yareze abana benshi, nawe afitemo abana benshi, afitemo abakamaradi be, ategura umwe muri bo amusimbure, hanyuma ibintu bijye mu buryo. None se kuki bashaka intambara? Christine Kagame ejo bundi barimo batora umuyobozi mushya ngo wa FPR, bongeye kumutorera ngo kuba chairman, arihanukira nk'umuhungu wa Semuhanuka ati nabuze umuntu n'umwe nasigira wankorera mu ngata. Umugabo urabona ko ntashaka kugenda. 2017 yabeshya abantu ati look at me, I'm not stupid to seek a third term. Ntago ndi igicucu cyo kuba nazashaka manda ya gatatu. Kigereje aho ngaho urumva abanyarwanda ibiseke, ukibaza mu biseke harimo iki. Noneho yongeye ati hasigaye umwaka, ati rwose narebye mu Rwanda hose mbona nta munyarwanda nasigira ubutegetsi. Noneho agiye no kubapfobya, arababwira ati ibi biyobozi mubona nkona nabyo ni ibintu by'ibifobagane byafobaganye, mbabazwa no kuba ndi umwe muri byo. Birarega no gutangira kwereka ko nta muntu wamusimbura. Ibi bintu nabyo ushatse kubivuga gute? Uriya muco kisinda byumva. Kagame yavutse nk'uruhinja nkatwe, yavukiye amezi 8 niba ataravukiye 8 cyangwa 7, ariko niba ari menshi yavukiye ni 9. Yarakambakambye, yari yakondo nkatwe twese nk'abandi bose. Ntago ari igitangaza bamwe bajyaga batubeshya ngo bavukanye imbuto. Kagame niki yumva ko ari we wenyine, ari kwavuga ko ari ikimanuka rwose utavutse. Yavutse nk'abandi bana, yarakambakambye ari yakondo nk'uko abandi babikoze. N'icyo ubona gituma yumva ko ari we kamara muri kiriya gihugu, kandi ugasanga n'abantu babibirivinga. Ariyo mpamvu ubona tugwa no mu bibazo byose by'izo ntambara ajyanamo abantu, kubera ko ubona abagabo yabayihungese, wagira ngo yabwiye ati ngewe ndi ikimanuka, ntabwo nakambakambye nkamwe, ntabwo nigeze rwose njya kondo nkamwe. Ngewe mbona impamvu abadictators benshi batinya kuvaho, batinya guhereza abandi ubuyobozi, akenshi ni uko baba barubatse ikintu cya clique. Clique ni akazu, aba yarubatse ibintu by'akazu n'abantu bake bafite ububasha busumba ubw'abandi. Noneho abantu bakajya bakora n'ibyaha, noneho muri ibyo byaha bakoze bakavuga ati nituvaho baraducira imanza. Ariko nabyo hari urugi bashobora gusohokeramo kandi rw'amahoro. Ntekereza ko nk'uko Amerika ikundana n'u Rwanda na za UK n'abandi bose bakomeye, kandi nzi ko babakunda bihagije, Paul Kagame yumvikanye nawe akavuga ati ngenda ndashaka kuvaho, ariko nkavaho neza ku buryo unsimbura mwamusabira ko wenda yatanga imbabazi amnesty general ku bantu bose bakoze ibyaha kubera responsibility bari bafite mu gihugu cyabo. Nimba banyemereye ko ntavaho bamfunga cyangwa bancira imanza, kuko urabona hari ibyaha byinshi byakozwe n'iriya ntambara yo muri Congo. Hagiye habamo ubwicanyi budasanzwe bwo kwangiza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Ibyo wabashinja wabibona,
wabibona barwana ari inkotanyi, wabibona barwana biyita M23 muri Congo, wabibona hariya mu gihugu imbere, wabibona wabibona ahantu hose bita FDL. wabona ibyaha byinshi wabashinja ku buryo mbona baba bafite ikibazo cy'uko bavuga bati tuvuyeho tujya mu buroko, bahita badushinja jenoside yakorewe abahutu. Urumva ko abahutu nabo baba bakereminga ibibazo byabo n'abantu babo bapfuye, nabo bakaba bati bishwe n'inkotanyi, bakabigaragaza bagatanga ibimenyetso. None waba bari muri APF bakavuga ati twebwe twerekanaga amahanga yuko hari jenoside yakorewe abatutsi, tukaba ariyo turisha, nituvaho tukaburijwe bari abahutu baravuza induru berekane jenoside y'abahutu, noneho twe twayikoze natwe ducirwa imanza, hajya nk'undi arusha idushinja. Ariko ibyo byose François ukiri aho ngaho no muri Congo nuko nabona mapping nayo iraryamye irategereje. Nyene niyo mapping niyo abahutu nabo barakama ko bishwe bakicirwa n'ababyeyi, kandi bifite ibimenyetso byanatanzwe na Loni, atari n'abantu babonetse bose. Ariko rero icyo ngicyo nacyo ngewe n'inkotanyi nazibwira nti simbona impamvu bagombye guhangayika gutyo, bafite puissance zikomeye zibakunda muri iki gihe bagifite ubutegetsi. Nge ndibo niho na negosia, niho naganira nabo bantu bakomeye banshyigikiye, nkavuga nti ko dushaka gukora transition y'ubutegetsi, mwadufasha mute ku buryo dushobora kuvaho nta maraso amenetse, ntidufungwe nubwo twakoze ibyaha, ariko turashaka ko tuvaho neza. Mwadufasha mute? Nzi neza ko Amerika yabafasha ku buryo bakora transition iri smooth, ntihaba intambara. N'umuntu ugiyeho, umuntu uzasimbura Paul Kagame azakenera Amerika, azakenera UK, azakenera izo super power. Nawe ziramutse zimubwiye ziti baragushyiraho, baraguha transition, utegeka transition isimbura Kagame, ariko turifuza yuko utagira abantu ufunga, utamena amaraso, utakora ibintu nk'ibyabaye Habyarimana avaho, uharura indege n'ibindi. Ntitwifuza jenoside muri iki gihugu, niki twabafasha? Nzi no kuko izi super power zadufasha, zikazana ingabo zazo kurinda, zigakora ibintu byose ku buryo uwo muntu wakora transition isimbura Kagame yayikora nta maraso amenetse. Ariko iriho ko Kagame we ari ubisaba n'agatsiko ke bategekana, bakabwira izo super power ati turifuza ko bigenda gutyo, mwadufasha. Baba bafasha. Naho kuva ngo aragumaho se, aragumaho azagumaho ubuziraherezo, ntibishoboka. C'est impossible. Buriya ikintu atari yatekereza ku banyamerika iyo bagukize ku butegetsi, Charles Taylor muri ntuza muri Liberia, abanyamerika se ari byo batamufashije, ntiyishe abaturage muri Liberia akabamara, akinjira mu ntambara muri Sierra Leone agatsembatsemba. Akoze igihe nticyageze bakamubwira bati fata akavarisi ushyiremo imyenda uceho cyangwa se turaje. Abariya nabo bita ibitangaza, bakabeshya abaturage, bakabeshya rubanda, ahubwo bakarushaho kwica abantu nka ba Kizito batangira kubagira inama bakabacishaho, abantu nka ba William bagira icyo bavuga bakabacishaho. Hari abantu benshi cyane b'abagabo bagiye bakebura bariya bantu, genda babica cyangwa babafunga, aho ukabona ko mu by'ukuri ya ngoma itagira abayigira inama, ubona ko igenda irushaho kugenda yongera ibyaha mu byo yakoze. Iyi nkuru ni ndende cyane, twikomejemo ntabwo twayirangiza. Kagame yaravuze ati biciye muri iyi nzira ya politike se, y'intambara se, cyangwa ya demokarasi, y'amatora se. Ngewe namara mugira nigeze kumva avuga ko hari abantu bavuye ngo bibahanganye baje i Kigali kumubwira, ndumva warabyumvise, avuga ko hari abantu baje bamuha ati wavuyeho dore ntiwagusimbura ngo amuha abantu batatu. Yewe ngo hari n'ibintu by'ibihanganye byamwandikiye amaretere ngo azayatwereka, ariko ntarayatwereka, ariko birimo turabizi. Iyo mba Paul Kagame nari kubabwira nti rwose ndabyemeye, mufata umwe, ariko nanjye mungarantise ko nzavaho, bashobora no kumuhungiro agahungana mbere, ariko ntabishaka. Ubwo rero inabagera namugira nuko yaganira nabo bantu bafite ububasha bwo kumuproteja, bakamuproteja, noneho nawe akavaho nta ntambara nta maraso. Ibyo nibyo nahitamo ndiwe. Mama Christine reka rwose reka nkubwire muri highway
iyo uruzinze exit ufata ikurikiraho. Yaruzinze exit ya 2017 2017 na ruzinga ya 2024. ubwo ngubwo azaba afashe azaba ari muri highway atazi aho igarukira. Ariko ikigaragara cyo warning arayifite ko nka kwa kundi muri highway nyine iyo uruzinze exit none batangira kukwereka ibirometero bingahe mbere yo kugera kuri exit yindi. Hasigaye umwaka umwe batangiye kumwereka exit, ariko ashobora kuba atarimo kuyireba kubera ko ashobora kuba niba enjoyinga kudrivinga muri highway muri high speed ntabwo tubizi, ariko buriya nkeka ko biri mu nyungu ze n'umuryango. Reka tureke we umuryango we nawe yabyaye n'abuzukuru, arimo aragira abuzukuru. Uriya mugabo nta nubwo nkeka ko ashobora kuba atanakunda n'abo buzukuru biwe, kuko we ntiyikunda, kuko yikunda ntabwo yakora ibyo akora. Ntabwo wakwica abantu nka ba Kizito, ngo wice abantu nka ba William bavugira rubanda, ufunge abantu nka ba Karasira kubera ko bavuze bati wowe FPR mwanyiciye ababyeyi. Wafunga abantu nka Tom Ryabagamba wamuhaye ubuzima bwe bwose, yarangiza akaba amuciriye mu munyururu nabo barusagara bose. Wafunga umwana nka Bahati, ntabwo dushobora kumubaza ahantu aherereye, wasanga ari muri ba bandi ya mirambo twumvishije ko barohoye mu kiyaga hariya za Kayonza. Ibi ni ibibazo bikomeye cyane. Ahangaha niho tugaho tukavuga tuti bari abagabo ni ibigwari, kandi ngo amatwi ari mu rupfu burya ngo ntabwo yumva ihoni. Dukeka ko hari byinshi cyane bagenda babona ariko bagenda birengagiza. Reka iyi ngiyi tube tuyishyize ku ruhande, tuve ku iyi nyandiko ya New York Times, aho rwose bavuze bati Kagame ni umudikitateri w'umwicanyi kandi akaba ari n'inshuti y'abanyaburayi n'abanyamerika. Ariko ubwo iyo wisesenguye ukabicurukura wumva icyo bishatse kuvuga. Ni message iri very clear ko nta guhoberana kukurimo, nawe basigaye bamurebera kure. Mbere yari our kind of guy, our guy, ariko uyu munsi bamurebera mu ndorerwamo, bashyira mu bidarubindi binini cyane, bagahita babona ari umudikitateri kandi w'umwicanyi kabuhariwe, ariko yagera imbere y'abanyaburayi agashaka kwigira inshuti. Reka tujye ku gice cya kabiri. Twabonye ko uyu munsi hariya muri Lesotho, muri kapitali ya Maseru, ambasade ya Amerika yatangije campaign yo kwamamaza Hotel Rwanda ya Paul Sesabagina mu magambo akomeye cyane. Twabonye ni ibintu bikomeye cyane tugomba no guha agaciro, aho rwose message igaragara kandi yumvikana, aho barimo gusaba abantu kujya kwifatanya na ambasade ya Amerika kuri filime izerekanwa ya Hotel Rwanda. Uyu munsi yerekanwe ivuga ku buzima bwa Paul Rusesabagina, intwari yashoboye kurokora abantu 200,000, nubwo Kigali Kagame n'agatsiko barwanye n'iki kintu rwose ngo barebe ko bamutesha agaciro. Haje no kuba binabaje cyane ko no hari benshi cyane yakijije yafashije, barimo abantu b'abanyabwenge b'abasenateri nka ba Odette Nyiramirimo, abantu nka bigeze kuba ba Premier Ministre nka ba Makuza Bernard. Abo ni abantu bose bazi icyo Paul Rusesabagina yabamariye, ariko abo bose bakaba barahisemo gukorera Bahayi niko babyita niba mbyibuka neza. Ukabona ko Kigali irwana n'izina Paul Rusesabagina, n'ubu ntibari bemera, ariko ambasade ikaba yamanutse message ivuga ngo let us promote peace and stand against hate. Ushatse kuvuga ikintu gikomeye cyane. Twamamaze Paul Rusesabagina kandi muze dushyigikire kandi twamamaze amahoro no kurwanya urwango. Iki ni ikintu gikomeye cyane, ni campaign ikomeye cyane ku izina Paul Rusesabagina. Mu gihe twarimo dutegereza tuti uko bizagenda kose Hotel Rwanda part 2 izasohoka uko bizagenda kose, batangiye no kuvuga bati
dushyigikire Paul Rusesabagina mu kwamamaza cyangwa mu gupromotinga cyangwa mu gushyira imbere mu gushakisha amahoro ndetse no kurwanya ikibi. Iyi ni campaign ikomeye cyane yeka ko ku gatsiko mu matwi itarimo gusoundingamo neza, cyane cyane kubona ko bitangiriye noneho mu gihugu cya Afurika amplisi muri SADC South Africa. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byatitije abantu mu gatsiko. Twabonye ba Albert Rudakumbura, twabonye ko batangiye kurwana nabyo ngo arabeshya ngo bagize gute ngo nta byabaye nta byahize gute, ariko izina Paul Rusesabagina ririvugira. Burya ibikorwa birivugira, ukora neza ukayisanga imbere, wakora nabi ukabisanga imbere. Paul Rusesabagina yashyize ubuzima bwe mu kangaratete, akora ibyo akora. Aka kanya nibwo yatangiye kubona ko ibyo yakoze atangiye guhura na ya neza yakoze, aho umunyarwanda yavuze ngo ukorane ugira neza ukayisanga imbere. Iki cyo wacumije gute noneho ko numva ari amata agenda byara amavuta, niko urabona ko na amata agenda byara amavuta. Noneho Amerika buri ambasade ni igihugu itangiye gukora promotion cyangwa gukora promotion y'izina Paul Rusesabagina muri anteme ivuga ngo mureke dushyigikire cyangwa dushyire imbere amahoro, turwanye ikibi, dushyira imbere izina Paul Rusesabagina. François, nibyo urakoze kuzana icyo kintu. Ndumva twakibonye natwe kuri Twitter, yewe Rudatsimburwa ndumva nanamushubije rwose, ariko nkabona ari ibintu yigiza nkana kuko niba atarabaye no muri Mirikorine, ariko hari ababayeyo, hari n'ibitabo byanditswe. Umuntu wese iyo wumvise impande zombi, ari ababirwanya, abarwanya Paul, ari abamushyigikiye, ukuri umuntu arakubona. Umenya ukuri niyo utaragiye muri Mirikorine, ko nk'umuntu uvuga ngo yaraduhishe ngo ariko yaduhaye amazi ya pisine, nose yakuba handi afite avanye he yakora ibitangaza. Yari Moses ngo arakubita inkoni ku rutare havumbuke andi yo mu rutare. Niba yarabahaye babayeho baranyoye babonye Kristo yo banywa. Madame Christine, uzi ko ari amazi kuki batabaza ngo ni bande bayazanaga? Kuko nari muri Croix Rouge, nitwe twayazanaga muri CSR. Ese ninde wakoze izo demarche zose? Ntabwo ari Paul Rusesabagina. Ndibuka ko twayasukaga muri nta bajerekani bari bahonganye hari muri hoteli, nta handi twagombaga kuyashyira. Ibyo barabizi neza bakanirengagiza. Ibyo byose rero bivugisha bakanavuga ngo harimo ngo muri Mirikorine ngo harimo abantu ngo babakire nk'abamakuza bariya n'abandi ngo Paul ngo barabanje barariha. None se ko bari bagiye muri hoteli, niba bari bajyanye amafaranga bakaka ibyumba, odepari bagomba kubanza kuriha kuko byatangiye ari ibintu bisanzwe. None bamaze kuba impunzi byo kuriha bivaho, abantu bose bacumbika nk'impunzi. None se ikintu baroporosha Paul ni iki? Kuko bavuyemo bose nta n'umwe wishwemo. S'il te plaît, abahutu n'abatutsi bari bahungiye kuri Sainte Famille, Paroisse Sainte Famille, ndumva naho ariho hari izindi mpunzi. Menya ko bigeze kuza intambwe zarahateye zifata ikamyo yuzuye abantu, harimo n'abana benshi ziragenda zirabica. Babiba umupadiri wari uhari witwa Sirasi, baragenda barabica. Ariko Paul Rusesabagina we abo bana 1,200 basohotse nta n'umwe apfuyemo, kubera ko ya bribingaga nk'uko hoteli Rwanda bivuga, yageragezaga kuganira n'abasirikare interahamwe bakazibuza kuhaza, akabaha amayoga muri hoteli bakanywa, bamwe akabaha n'amafaranga ati please mumfashe abantu banjye ntibagire ikintu baba. Ubwo se kandi rero ikintu yewe nkurira ingofero kuri Paul nuko hamwe n'uwo mupadiri wese Sirasi nubwo bageraho bakavuga ngo yatanze abantu, ntabwo mbizi, sindi umucamanza, niba padiri yaproteje abantu yarangiza akagera akabatanga. Ariko ikintu nkurira ingofero kuri Paul
n'uwo padiri Wenceslas nuko bari mu bantu babiri bake cyane baba leaders bemeye bagasigara mu mujyi, abandi bantu twese twahunze twagiye za Kabgayi twagiye zae bo bagasigara. Ukiri aho ngaho ukomoje kuri padiri Wenceslas, wari uzi ubwo bari bamaze gukora zirya nkambi za Kagame aramuzi bakimara gukora zirya nkambi za Kabuga, Caritas niyo yajyanye ibiryo bya mbere hari i Kabuga. Uzi ko ari padiri Wenceslas uriye. Kagame ntabwo yari kure, indake yabaga hari imusha, ibindi biri i Kabuga hariya numva hari ba Roza Kabuye. Niwe muntu wa mbere wajyanye ibyo kurya hariya mu mpunzi, baramuzi neza. Ibyo ari byo byose rero, niba hari n'ibyaha yaba yarakoze nyuma wenda akagira abatanga, ibyo simbizi, ubucamanza nibwo bwabikurikiranye, ubwo bazamenya uko byagenze batubwire. Ariko ngewe icyo nzi nuko numvise abo bantu bemeye kwitanga nk'ubwo padiri Wenceslas na Paul Rusesabagina, abandi bantu bafite amahoteli bari bahunze bagiye za Butare, Gikongoro, abasenyeri bose, musenyeri n'abandi bapadiri, uriya musenyeri wari Karibusha, oya ntabwo ari Karibusha, musenyeri wari kuri Saint Michel nawe yari yahunze yagiye i Kabgayi, bose basiga abakristu. None se umuntu wemera kwitangira abantu bamuhungiyeho, we ubuzima bw'akabwibagiro nk'abata abantu bamuhungiyeho, sinshaka kubata ngo basigare bonyine. Ubwo uwo muntu koko kumuha kredi kandi akagira Imana bakarokoka bose ntabwo yari ariko ukiri aho Wenceslas ko yasigaye yaza kuba hari icyo yikeka yari kuhaguma. Ahubwo Wenceslas ni bamwe mu barahokokeye baje kumubwira bati inkotanyi zirimo zirica abahutu, watubabariye ukagenda zitazakwicira mu maso yacu kandi zatugiriye neza. Ntabwo ariyo burya wahunze, ntabwo yashaka kugenda, ahubwo nabaje kumugira inama bati ibintu birimo kuba nawe ntibizagusika. Nuko yanagiye. Naho rero abanyarwanda tujye tureka kuba bashimira mwiriro, dushima abantu bitanze bakemera no guhara amagara yabo, bavuga bati ntabwo dusiga impunzi zaduhungiyeho, ntabwo abantu baduhungiyeho twabata ngo twifatira. Nka Paul Rusesabagina afite imodoka ye, yashobora gushyiramo umugore we n'abana be bakigendera bakajya ku Gikongoro, muri Nyaruguru n'ahandi hose n'i Butare hari hatagera izo ntambara, ariko baravuze bati abantu baduhungiyeho ntabwo tubata. Ubwo se uwo muntu aho atari hero ni hehe? Ni hehe ngewe uko baba muri twebwe turimo tugenda duhunga, washaka guha amafaranga ngo aguhishe akayanga, akavuga ati yes naje umuntu usa nkawe, genda niba bakwice bakwice. None se ubonye umuntu uguha ahantu uhisha ntupfe ukazasohokamo uri muzima, koko watinyuka yakuvuza induru ngo ntabwo yaguhaye ngo amazi ngo yo muri robine nta yari ahari zarakamye ngo yaguhaye muri pisine. Abanyarwanda mbona agiye turi babashimira mwiriro, ntabwo tuzi gushima, ahubwo nta nubwo tuzi mbese guha abantu icyubahiro bakwiriye, kubera nyine ko dufite umutima udashima. Nuko ngiye mbibona, nahundi he's our hero. Kuba rero uriya kuriya ajya amenya ko hari abantu Paul yakijije kandi babyemera. Ntabwo Paul yamwe akina Rambo yavuze ngo abazungu ngo bari kugira ngo Rambo ngo yarire ngo yari umuntu mureyere. Ntabwo Paul akina Rambo yari yabibona se. Erega Paul ntabwo ari muri 1994 gusa. Urabizi ko ubwo FPR bari abakada babo bakadre babo bari i Kigali bashaka gutangiza ishyaka ryabo muri Kigali, bashaka barwana shyaka, babuze ahantu bapangisha sare muri Kigali nzima. Paul Rusesabagina n'umuntu wenyine wabahaye sare muri Hotel de Diplomate aho yayoboraga. Niba umuntu wenyine avuze ati iyo risk nge ndayifata, uzi ko abandi bababwiye bati abantu tubahaye hotel na sare bayisenye, ariko yaravuze ati ngewe ndabaha sare ikiba kibi. Uwo muntu Kagame asanzwe amuzi, ntabwo amumenye no kuri Hotel de Mille Collines gusa. Akaribyo tugaruka tukibaza tuti ese koko aba bantu birengagiza aho bajya bavuga ngo ikinyoma gihabwa
intebe rimwe ntacyo batakoze, barwanye n'izina Paul Rusesabagina, bagize gute, bamusize ibyondo bagize gute, ariko ugasanga uko bamusize ibyondo bakubita hasi niko ahubwo azamuka, noneho ari mushyashya yiyuburuye, kubera ko izina ririvugira, ibikorwa birivugira, kandi ibintu bigaragara cyane kubera ko tubizi ko nk'uko bajya bavuga ngo ikinyoma gihabwa intebe rimwe. hari n'abantu bazagaruka bakavuga bati iriya leta cyangwa iriya leta y'ubutegetsi bwa FPR bupfa iki n'ukuri, ntabwo ushobora kuyobora igihugu mu kintu cy'ikinyoma, babizi kandi babishaka, mu gihe runaka byarabakundiye, ariko murabona ko bya bindi bagendeyeho aka kanya nibyo bitangiye kugenda bibagaruka, bitangiye kugenda bibahamaza, uburyo mvuga ngo ikibazo gikomeye cyane. Baravuze ngo uko inkende igenda izamuka igiti igenda irushaho kugaragaza ubwambure bwayo, kandi koko ibi birigaragaza. Barabibonye, uriya nyine ngo Albert Rudatsimbura uri mu Rwanda n'izina Paul Rusesabagina nta n'isoni bagira. Umuntu baragenda akajya guhura na Biden, Albert Rudatsimbura urumva yasiba inyuguti ku mazina ya Paul Rusesabagina. Albert Rudatsimbura nta n'umutegetsi mu Rwanda ufite shuwe yo gusibaho inyuguti imwe, ntibishoboka. Izina ryarangije kujya rigomba kugera. Mwaramubonye iyo za Kishishe naho bishe abantu, tubona ngo Albert Rudatsimbura yageze iriya ngo agiye kuvuga ibya Kishishe, ngo barabeshya ngo nta bantu bapfuye. Ukibaza ko bahakana ko RDF ntayihaba, ko ari M23 yishe abantu Kishishe, kuki u Rwanda aribwo rujya kujya gukora investigation? None bose bahataye, ibyobo byose n'abapfu bose bagaragaye, imirambo yose iri ku karubanda. Bikwereka mu by'ukuri bari abantu ni abantu b'ibinyoma gusa, nk'uko Kofi yavuze ati ikinyoma gifata esanseri kikagerayo kikakirina ibyo gikina, ariko ukuri gufata esikariye kuratinda, ariko iyo gutungutse ibara riragwa. Niyo mpamvu urimo kubona kwa kuri Paul Rusesabagina ni ukuri, Paul Rusesabagina ni ukuri kandi kwatungutse. Barimo kubona ko abagabo barimo gushunga n'ikinonko cyumva ko kino burya ngo kijya kibwira ko imvura itazagwa, ariko imvura ipfa kugwa gusa kakaba karabaye. Ngira ngo rwose ndabona umwanya twari twihaye tusa n'abawurangije, kandi ibiganiro byacu urabizi ko nakadashira. Ngaho ngira ngo ufate umwanya muto rwose ugire ubutumwa usigira abanyarwanda, cyane cyane ko turimo kwibona ko impinduka irimo ikomanga, icyizere ni cyose, icyezi urumuri kandi rurimo ruraboneka. Abatarabyemeraga twakoranye ibiganiro byinshi cyane, urabizi. Yenda nagukunda cyane, uri imirimbanye, uri indwanyi rwose, uri intwari ku rugamba. Ibyo kintu njye nkigushimira. Kwino radiyo twakoze ibiganiro byinshi tubwira abanyarwanda ngo iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira. Ijambo ni ryanjye. Yes, hambuka intwari gusa, ni intwarane, nayo intwarane. Murakoze cyane gushima François. Ngewe mu gusoza kwanjye nashimira rwose ambasade y'Amerika yo muri Lesotho itangije uwo mushinga wo kwiza ahantu hose iriya Hotel Rwanda, kuko nk'uko twatangiye tubivuga hagati, nakubwiye ko hariya muri Hotel Rwanda ukuri kwahabereye niko kuri kwacu twebwe abanyarwanda. Sinzi navuga ngo se nabyita ngo iki, reka mvuga abanyarwanda bari mu Rwanda, kuko abatari mu Rwanda bo ubwo wenda barimo batera cyangwa se bari bazaza nyuma, ariko abanyarwanda bari mu Rwanda bakaba barahungiye kuri Mirikorine, n'abandi bagahungira ahandi hantu. Ukuri kwacu n'ukuri kwabereye muri Mirikorine turakuzi. Twagira ngo dusaba abanyarwanda batari mu Rwanda, bari muri RPF, baba bari kurwana cyangwa icyo bari gukora cyose, tubabwire ngo it's time is over. Time yo guhangana is over. Time yo kwibona mu turere no mu moko it's over. Time ya change is coming. Nkaba rero gihe kintu nabasaba nuko bareke tubumwe, bareke gupfobya ibikorwa bya Hotel Rwanda, kuko niyo yerekana neza l'image du Rwanda, image y'igihugu cy'u Rwanda. Kubera ko Paul Rusesabagina hariya muri Hotel Rwanda harimo abatutsi
nose mu abatutsi harimo n'abahutu bose batashaka ko impfu z'abatutsi zibaho, abo twitaga rehutu modere, nabo bari muri mirikorine bihisha nk'uko abatutsi bihisha. Hariya rero muri mirikorine harimo u Rwanda, nta nubwo harimo ubwoko, harimo u Rwanda. Ikindi kandi François, nkomeza nkangurira abanyarwanda ni ukumenya ko famiye ya Paul Rusesabagina nayo ubwayo irepresenta u Rwanda. Nongeye mbisubiremo, ntabwo ari famiye nyinshi z'abanyarwanda uzasanga umuhutu pire n'umututsi pire, ndavuga batavangiye, n'abana bavanze barererwa mu rugo rumwe, bakarerwa n'umubyeyi witwa Paul Rusesabagina na Tasiyana, bagakurana nk'abavandimwe bakundanye, bakanarushana urukundo, bakarusha urukundo rw'abantu bose ibere rimwe, bava mu nda y'umubyeyi umwe. Urikumva icyo nshaka kuvuga? Ni ukuvuga ngo Paul Rusesabagina afite abana b'abahutu, yabyaye ku mugore wa mbere w'umutukazi, hakagira abana b'abatutsikazi piwa batavangiye, yadobusere bo bakarine na ba Fiyete Anaïs, akagira n'umuhungu uvanze nawe Paul Rusesabagina nawe ubwo aravanze. Ni ukuvuga ko Paul Rusesabagina nta moko bibonamo. Ni nayo mpamvu muri mirikorine harimo imvange, harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo u Rwanda mbese. Ni ukuvuga rero ngo Paul Rusesabagina nibamureka tubere iteme, azi uburyo yatwunga, azi uburyo twese yaduprotectinga, azi uburyo twese yatugirira impuhwe, kandi uzi neza ko n'akaragatsiko yakagirira impuhwe baramutse bemeye kuganira nawe, bakamubwira ati muzehe tubwire tubwira ubwenge, twereke inzira nawe unyura, iyo nzira unyura isi ikakumenya ikagukunda, natwe itwereke. Kandi nta yindi nzira Paul anyura, ni inzira y'ukuri, ni inzira ya demokarasi, ni inzira yo kuvugisha ukuri, agarengera bose kandi agakunda bose. Iyo niyo nzira Paul yatsindishije, kandi izakomeza itsinde, kuko natwe twese abakunda Paul niyo dukunda. Inzira itagiye wishyira inyuma n'umwe. N'abo ngabo bavuye hanze, bavukiye hanze, ni abanyarwanda nkatwe. Hari abakora amakosa bakabita abavantara, ageze ko mbita ni abanyarwanda bene wacu, ni abavandimwe bacu. Mureke rero icyo kintu cyo gushaka ubwo bumwe, tuvoma ubwenge aho buri. Ubwenge ntiburi mu gatsiko gashaka kwica no guheza bamwe muri twe. Ubwenge buri ku muntu ufata abahutu n'abatutsi akabakira kimwe, akabashyira mu rugo rumwe, akababera umubyeyi, nta n'umwe avanguye, kandi bose akabafata kimwe. Uwo muntu n'u Rwanda ashobora kurufata neza, kandi twese akaduhuza, akatubera iteme riduhuza, kandi ashobora no kutwigisha ubwenge bushobora gutuma tubana neza, kuko umusaza yibereye mu kiruhuko hano. Ubu niho noneho bagakwiye kumwaka inama abo ngabo mu gatsiko. Tubigenze gute? Ese watugiriye ihe nama? Tuganire nawe, aho kumurwanya nibamwegere baganire, bamubaze inama. Ni mukuru arakuze, ashesha akanguhe, nabo barakuze bazi ubwenge, nibamwegere abigisha ubwenge bwo kubaka u Rwanda rw'ejo heza hazaza. Azabagira inama, kandi nibyo byo kuvaho bamena amaraso ntabwo ari byiza. Ivo ko abantu baherekanye ubuyobozi nk'uko Blinken yabisabaga. Good governance ni ukuvuga guhererekanya ubuyobozi bwiza, nta maraso amenetse, nta n'induru zibaye. Voilà, nicyo gihe nabagiramo inama. Birwanya Paul Rusesabagina, baramurekuye, turabashimira inshuro 1000. N'Imana irabashimira, yanabahumekeyemo, bemera inama bagiriwe. Noneho n'igisigaye nibamwegere, nibaganire, birwanya Hotel Rwanda, ahubwo nibarebe ibyiza twabyaza muri Hotel Rwanda bishobora gutuma twese tubana nk'abanyarwanda, nk'uko nawe yari akomeza abikora no mu rugo iwe. Niyo nama nabagira, nta yindi. Murakoze. Murakoze cyane Madamu Christine Mukama. Nk'uko umunyarwanda yabivuze ngo ho niho ruziki, amaherezo y'inzira ni mu nzu, kandi umwana abantu banga burya ngo niwe ukura. Barabivuze kandi ngo wari ahantu bavuze uti impinduka cyangwa impinduka irimo iraza, tugomba guhaguruka tukayirwanira. Kandi tubwire mu gatsiko ngo bashatse bahamagara abanyarwanda bakaganira. Njya nkunda kubivuga ngo FPR ifite byinshi byo gutanga, yagatanze inda ya bukuru, batifuje ko bizabanza gusenyuka.
byayobaje cyane kwisenyeraho ibyo wubatse nk'ibyo turimo kubona uyu munsi. Nkaba navuga ngo bantu bo muri FPR, ntore kazi, murabizi neza ko iminsi ya FPR irimo kugenda irangira, kandi murabizi neza ko bavuga ngo imbuto ku giti, imbuto ku giti iyo zahiye ntabwo zikenera umuyaga cyangwa unyeganyeza igiti, z'ubwazo zirihungura. Abo muri babyumve neza, reka nabisubiremo, bantu bo muri FPR, ntore kazi, imbuto ku giti iyo zahiye ntabwo zikenera umuyaga cyangwa umuntu wo kuzunguza igiti, z'ubwazo zirihanura. Nibyo murimo kubona. Yamuna kuvuga ngo ibyo twifuza gukora kugira ngo ubutegetsi bwa Kigali bwa Paul bushyira ubwenge ku gihe, bwubahiriza uburenganzira bwa muntu, bwe gufunga abantu, habeho gusaranganya cyangwa gusangira ibyiza by'igihugu. Navuga ngo uko bigenda kose mu gihe runaka byarabakundiye, aka kanya niho handi bavuga ngo imbuto ku giti ntabwo iyo zahiye ntabwo zikenera umuyaga cyangwa uzunguza igiti, zo zonyine zirihanura, zirimanura. Murimo murayibona FPR ubwayo irimo iragenda yirangiza. Abatabibona bashobora kuba bafite sinzi muvi bareba, ariko twe twaberetse uko bizagenda, tukabereka n'insinzi. Nta yindi nsinzi nko guhamagara abanyarwanda aba bose ubona inyuma yanjye, nabareba nk'umwana Musizi Bahati yari atwaye iki Kagame ko afite 300 by'abasirikare, cyo bamusabaga no kumwumva. Umuntu nka Kizito bamuzije iki? Bagomba kumwumva. Umuntu nka Posesa bagira bamushimutiye iki? Umuntu se nka Karasira biciye ababyeyi. Tekereza ariko ase wigeze ubona interamwe yiciye indi? Kuko kumenyesha ko ababyeyi ba Karasira bishwe na FPR, nabo barabizi neza. Ni nacyo azira ko ntagomba kubivuga. Ngo agomba kumera nka mushiki wabo Inkotanyi zishe Rando bakamuha ubwa minisita cyangwa ubwa ambassador wherever yari hose, we akaba agenda avuga ngo nubwo bamwiciye ngo ararimo kurya ibiyagana. Abo ngabo niho abanyarwanda tugeze, kurira ku mugayo. Niyo mpamvu dushima abantu nk'abantu nk'aba Aimable Karasira banze kurira ku muziro, vuga bati ibi bigomba guhinduka. Hari umushuti wanjye w'umunyamurenge niwe ujya ukunda kuvuga ngo inkoko ngo yanyoye amazi irararama, ngo iravuga ngo ikibi n'iki bonwe na bose. Ibyaba ari abagabo nabyo mugiye kubibona nyine, inkoko yanyoye amazi irararama, iti ikibi kigomba kubonwa na bose. Reka nongere ngushimire mu izina rya Radio Ubumwe, iyo ngufite mba numva nta kurekuza. Reka ngushimire Madame Christine Mukama, kandi udusuhurize Paul Sesagina, umubwira uti abakomoredi ku rugamba rwose ntabwo twigeze dutezuka, kuko twe twari dufite icyizere ko aho wari uri rwose wari ku mission ikomeye cyane, wari bagiye kuzamura idarapo ry'impinduramatwara, idarapo ryo kurwanira ukishyira ukizana, aho uharanira ko ibyiza by'igihugu abantu bose babisangira, ntawe ugomba guheza undi, kubera ko u Rwanda ari gakondo twasigiwe n'abasogokuru, aho Gihanga yaruraze Abahutu, Abatwa, Abatutsi. Abumva ko rero bavuga ngo rwarabavunnye, twababwira ngo bacire birarura, kubera yuko mu gihe gito byarakunze, ariko igihe kirageze ngo basubize ubwenge ku gihe, bumve ko bagomba gushyira ku isahani, bagomba gushyira ku meza, bakajya kuri table ronde, bagashaka abanyarwanda, tukagira ibyo tuganiraho, tukagira ibyo dukemura. Tanke abanyarwanda batari basasa inzobe, navuga ngo inzira izaba ikiri kure, ariko mu by'ukuri biri mu nyungu z'agatsiko, biri mu nyungu z'abari abagabo ba Kigali, kubera ko nkuko njya muhunda kubivuga ngo FPR ifite byinshi byo gutanga, yakagombye gutanga inda ya bukuru. Abwirwa benshi akumva bene yo, nkeka ko babyumvishije, hagiye tutabagiriye inama, ariko ibi byose twabagiyemo inama ntibaba babyumva, aho bibagejeje iryo shimuta, uko kwica abantu, uko gufunga abantu, kugira gute. Ariko iyo bavuga ngo rwarabavunnye, birengagiza ko na nyina wundi abyara umuhungu. Ibi ntabwo bajya babitekereza cyane, kandi abishingikirije ibiturika tuzababwira ngo inzira ya demokarasi na diplomasi iratsinda, nubwo ifata igihe, iratsinda kandi ihitana bake. Ibyo biturika byabo bihitana benshi,
bigasiga inkovu. Ayo mpamvu ubona umuryango nyarwanda ufite ikibazo gikomeye cyane, ariko tuba tubabwira ngo ikihuta ikindi abagabo biri mu nyungu zabo kuzashaka abanyarwanda amazi atararenga inkombe, tukagira ibyo dupfundika, tukagira ibyo tuganira kugira ngo turebe ko twagangahura kiriya gihugu bari abagabo ba Kigali barangije kwinjiza mu cyobo mu by'ukuri bitari ngombwa. Ngereka rero rwose ngusezere umbabarire cyane, nongere mbisubire ngo mu izina rya radiyo Ubumwe turabashimiye cyane. Nk'ibisanzwe ibiganiro bya radiyo Ubumwe na kadashira turi kumwe, iyo tugushatse tukwitabaje turakubona. Mukomeze kugira umugoroba mwiza. Murakoze cyane, nawe umugoroba mwiza François. Murakoze cyane. Bye.